tubasuhuze nanone mwese abakomeze gutega radio Sarusi amako mubimenyereye muri kumwe na muri Sajon kandi ndaturuka mu itorero rya Eden Temple International. Nanone ibyakozwe n'umwe igice cya 10 umurongo wa 40 na gatatu. Ibyakozwe n'intumwa kubaturwa mu bata bw'icyaha niwo mutwe w'amagambo turimo kuvugaho. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 nanone turasoma ku murongo wa 40 na gatatu, dusome mu izina rya Yesu. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Amen. Soreze mu Bagalatiya nanone, Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 13. Bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu nimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza bya kamere, ahubwo mukorane mu rukundo. Amen. Bwoko bw'Imana, ku bantu bose bizeye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, twahamagariwe kuba abo mudendezo. We are called to be free. Twarahamagariwe kugira ngo tube mu mudendezo cyangwa se in a total freedom. Ijambo ry'Imana ryo yusomye ijambo ry'Imana twararisomye muri Yesaya igice cya 61. Yesu Kristo we ubwe avuga aya magambo, na magambo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Aravuga ngo umwuka w'Iteka Imana ari kuri jye, yasigiye kubwira kubohora imbohe no kuzana umudendezo kubaboshywe. Bwoko bw'Imana, hari abantu bose bari mu bubata bw'icyaha baba baboshywe, ndetse kubera uko kubohwa ntago bashobora kugera ku mugambi w'Imana. Inyamara Yesu Kristo yaraje ngo tubone ubugingo, ngo ndetse tubone bwinshi. Yesu Kristo rero niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Iyo ushaka kuba umudendezo, Yesu Kristo nicyo cyamuzanye kugira ngo aguhe umudendezo mu mutima wawe, mu mitekerereze yawe no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndashaka ko tuganira, tuvugana, nsangira namwe aya magambo 5. Umuntu uri mu bubata bw'icyaha cyangwa se mu buretwa, iyo wabaswe n'icyaha, ibintu bikuranga, ibintu biranga umuntu ubaswe n'icyaha, hari ibintu 5. Hari byinshi ariko ndaza kuvuga 5. Kandi niba ufite icyaha cyakubase, uraza kwisanga muri ibi bintu 5 tugiye kuvuga. Icyambere, umuntu uri mu bubata bw'icyaha ntabwo ashobora kubona umugambi w'Imana ku buzima bwe nk'uko Imana yawumuhaye cyangwa se yawumuremeye. Umuntu uri mu bubata bw'icyaha, kuba muri ubwo bubata cyangwa se mu buretwa bw'icyaha bikubuza kubona umugambi w'Imana ku buzima bwawe nk'uko Imana yawukuremeye. Nyamara Imana yakuremeye umugambi mwiza kugira ngo ubashe kuwusohoza, ari nacyo cyakuzanye hano ku isi. Paulo yandikiye Abefeso mu gice cya 2 umurongo wa 10 ngo kubera ko turabo Uwiteka Imana yaremye itiremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Iyo uri mu bubata bw'icyaha ntago ushobora guheza kugira ngo ubashe kubona umugambi w'Imana, kugira ngo ubashe kubona ya mirimo myiza Kristo Yesu cyangwa se Imana yacu yakuremeye kugira ngo yigenderemo. Kubera iki? Kubera ko ubuyoborwa n'umwuka wa kamere. Kandi ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma gice cya 8 umurongo wa 8 ngo kubera ko abayoborwa na kamere badashobora kunezeza Imana. Abantu bayoborwa na kamere bakora ibyo kamere irarikira, ntago bashobora gukora iby'Imana ishaka. Rero bwoko bw'Imana, kugira ngo bashe gukira ubu bubata, kugira ngo bashe kujya mu mugambi w'Imana, nuko wakira Kristo mu buzima bwawe, kugira ngo abashe kukusobanurira, abashe kuguhishurira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icya kabiri, umuntu uri mu bubata bw'icyaha cyangwa se uri mu bubata bw'icyaha ntabwo ashobora kubona ishusho ye Imana yamuremeye, ntabwo ashobora kubona ko
afite ishusho y'Imana nk'uko Imana yamuremye. Ijambo ry'Imana riravuga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 ngo reka tureme umuntu agire ishusho yacu. Buriya abantu bagira amaso ane. Hari abantu bafite amaso ane. Amaso ya mbere haleluya, amaso ya mbere ni aya maso ari physical tubona umuntu arebesha, urebesha ubungubu ndebesha imikoro iri imbere yanjye, cyangwa se bibiri iri imbere yanjye, cyangwa se uyu muvandimwe mugenzi wanjye iri imbere yanjye, cyangwa se kamera iri imbere yanjye iri mu kundeba, cyangwa se computer iri imbere yanjye. Ayo ni amaso y'umubiri. Buriya ayo ni amaso Imana yaduhaye kugira ngo umubiri Imana yaduhaye kugira ngo tuwukoreshe kubw'umugambi wayo abashe kugira ku bintu byinshi. Ariko Paulo yaranditse aravuga ngo nago tubaho kubw'amaso y'umubiri, ahubwo tubaho kubwo kwizera. Ayo ni amaso ya mbere. Amaso ya kabiri ni amaso twita amaso yo kwizera. Ayo maso yo kwizera niyatunga, niyarebera agakiza kacu, ndetse niyayobora agakiza kacu. Iki kibiri cyacu kibora kiyoborwa n'amaso y'umubiri, ariko agakiza kacu, ubugingo bwacu bora iteka ryose twabonye kubwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo, ayoborwa n'amaso y'umwuka. Ayo maso y'umwuka ntabwo ashobora kubora, ntabwo ashobora gutokorwa. Ayo maso ni amaso adashobora kurwara, agira ikibazo gusa iyo twihakanye umwami wacu ndetse twamutera umugongo. Bwoko bw'Imana, hari n'amaso ya gatatu. Amaso ya gatatu ni amaso ya kamere, areba ibintu nk'uko icyaha kikuyobora n'ahantu kikuganisha, ndetse muri bwabo bata bwacu. Ayo maso nayo abantu barayagira, ndetse ayo maso Bibiliya ayita amaso y'ubwibone. Ni amaso akuganisha mu irari ryo gukora icyaha. Ayo maso nayo abantu barayagira, ndetse ukabona ibintu nk'uko icyaha cyakubase kumeze. Ayo maso nayo umuntu arayagira. Bwoko bw'Imana, amaso ya kane ni amaso umuntu ashobora kugira yayandi y'umubiri ariko yahumye, cyangwa se akabana n'ubumuga bwo guhumya. Bwoko bw'Imana, icyo Imana igushakaho nuko ugira amaso mazima y'umubiri ashobora kureba, ariko agakiza kawe kagatungwa n'amaso y'umwuka. Rero bwoko bw'Imana, iyo uri mu bubata bw'icyaha, haleluya, ntabwo ushobora kubona ya shusho y'Imana nk'uko Imana yakuremye. Ndagusaba kugira ngo ugire aya maso yo mu buryo bw'umwuka, ku buryo ushobora kubona ishusho y'Imana nk'uko Imana yakuremye, kugira ngo nuwibona wibone kuri waremwe mu ishusho y'Imana. Iyo ukora icyaha, iyo uri mu bubata bw'icyaha, ntago kikwemerera, kubera ko kitaguha umudendezo, ntago kiguha umudendezo wo kubona ishusho yawe nk'uko Imana yakuremye, ngo ubone ibintu, ngo wibone nk'uko Imana yakuremye, noneho biguha umudendezo muri Kristo, kugira ngo ubohoke bwose nk'uko Imana ikwifuriza yuko uba uwo mudendezo. Icyaha kizana urupfu, ntabwo gishobora kukuzanira gutera imbere. Hari abantu benshi cyane bagiye batandukanywa nuko n'icyaha. Iyo wari inshuti y'umuntu akagukorera icyaha, icya mbere kibaho nuko umutakariza icyizere. Umutakariza icyizere, ukamutakariza ibyiringiro, ndetse n'amabanga yawe wamubitsaga akagabanuka. Nta kindi kiba kibiteye, ni icyaha. Icya gatanu nuko icyaha gitera urupfu. Twabivuze yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko impano y'ibyaha, cyangwa se ibihembo by'icyaha ari urupfu. Icyaha nta kindi kizana uretse urupfu. Urahitamo iki? Urahitamo icyaha cyangwa se urahitamo gukiranuka? Iki gitondo naje kugira ngo nkubwire aya magambo meza. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, aravuga ngo kubera ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Bwoko bw'Imana, icyaha waba warakoze icyo ari cyo cyose, ntago Kristo yaje kugira ngo agucireho iteka. Oya, Yesu Kristo aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Aravuga ngo hahandi twababwiye muri Yohana 14 umurongo wa 6, aravuga ngo Yesu arababwira ati, nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa Data
ntamujyanye. Aracicaye ku ntebe y'imbabazi, ashobora kukuruhura. Matayo 11:28 akavuga ngo yewe urushye kandi uremere, ngwino usange ndakuruhura. Birashoboka yuko uryamye mu buriri bwawe, birashoboka ko urimo kugenda mu muhanda, birashoboka ko ufite radiyo yawe, aho uri hariho hose wumvise rino jambo ry'Imana, wumvise yuko ufite ububani bwakubujije kureba ishusho yawe, kureba ishusho y'Imana ngo uyibone muri wowe, cyangwa se ngo wibone mu ishusho y'Imana. Byagutandukanyije n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ndetse utegereje n'urupfu, kubera ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Bwoko bw'Imana, Yesu arahamagara muri iki gitondo, araguhamagara. Niwumva ijwi rye umwitabe, naho ibyaha byawe byaba bitukura ngo arabihindura bise n'umweru n'ubwoya bw'intama. Yesu arashaka guhindura amateka yawe. Yesu arashaka guhindura icyerekezo cyawe. Niba wari uri mu bubata bw'icyaha, icya mbere ugomba kumenya yuko wari uboshywe. Icya kabiri ukamenya yuko ukeneye uwo kubohora, ukamenya yuko wowe utakwibohora, ariko Kristo wabambwe waje agapfa ku musaraba afite imbaraga n'ubushobozi bwo kukubohora no kugutunganya. Ese urabikeneye? Imana iguha umugisha uburyakira kino gitondo cy'uyu munsi. Tugiye gufungura telefone, mu kanya ndaza kugaruka nsengera abantu bumva mu mitima yabo. Birashoboka ko utari bubashe guhamagara, ariko ubyizere mu mutima wawe, ndetse uvuga uti Mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye mu mutima wanjye, kandi ndagusaba kugira ngo umbohore iyi ngoyi y'icyaha, kugira ngo naci mbashe kubona ishusho y'Imana mu buzima bwanjye, mbashe kubona umugambi w'Imana ndetse n'isezerano ryayo ku buzima bwanjye. Iby'Imana yagusezeranyije byose bishobora kwigizwayo no kuba mu bubata bwa Satani, cyangwa se mu bubata bw'icyaha. Uhamagare hanyuma tugusengere, Imana iguha umugisha.